mfite uburyo none si bigize bya umva nkubwiza manzu nyumve gato Gentil yaragwiriwe bro wimvana mu murongo ndagusabye please Emmy nawe mwerekane please ndagusabye winsaza erekana na Emmy manzu nyumve hano so nukuvuga ngo biteye bitya ntabwo umuntu gufata amashusho bigize icyaha ibintu bibi turi kwamagana nugufata amashusho y'ubwambure bari gusambana bakayishyirira hanze bakashyira ku nguta zabo na Emmy nuko byagiye yaramaze nawe ugenda ubikore Emmy nawe nuko bya Godfather Emmy nawe yarabigaragaje amakuru uretse kankwereke Jay nanjye ndagaragaza Emmy Godfather it's okay nge fungura umugaragaze Emmy n'umushuti wawe sinza amacuho oya Emmy muraziranye warabivuze reka tugaragaze na Emmy kore it's okay byo birakureba gwahedi kabisa gwahedi icyo mvuga ni iki ngiki abantu bari kumwe urukumva ntabwo wanyebye bro urabizi ngiye rero urumva ntabwo muvuno ukora urabizi ko mfata ahangaha drama iraryoha cyane urabizi ko mfata amasaha 24 nkongeraho andi ariko mu baravuga ngo zana mfungure Red Bull uri gukora amakosa uri gutuma ibintu zana Godfather banduzane Emmy reka manze muzane mutangaze mubyutsa abantu babyukiye gufungura space none amukanya reka nze ncomeke telefone zana Emmy nabe banze mu Red Bull washize makamba oya banduzane Emmy no wahe Emmy n'umwana wo muri Canada wahigaragaje ubundi mboro arimo arasaba umupuri uri gukoresha amagambo ntaza kwihanganira kandi ngusabye Godfather mbabara ugaragaze Emmy mbigusabye birenze rimwe ndagusabye ntongere gukoresha amagambo mbabara ugaragaze Emmy igaragaza Emmy uko nakubwiye Gentil murakora amakosa Gentil n'umwana mwiza cyane wanabaye ntega amatwi Jay siko bimeze wakoze cyane kuvugira Gentil wawe urabizi ko nta kintu ushobora kumpinduraho nibwo ngiye gutsinda tangira ikintu kiriho nuko Godfather mu gukora ubuvugizi mpagaze mvuga ngo kandi hano abantu munshigikiye nimwandike hano hasi zana Emmy beka abantu bakubwire ngo zana Emmy abantu mwandike ngo ibi bintu ntibikwiye abantu mwandike ngo zana Emmy ndakumanura abantu mwandike ngo zana Emmy ndakumanura je abantu bakeneye Emmy abantu andika ngo zana Emmy nkuboroke kampere kuri iki oya baragwa ngo zana Emmy tuyishime ndakuborotse mo baravuga ngo zana Emmy yishime fata broke kanguhere mboroka mase uyu nguyu oya zana Emmy muganzu kazi fata broke ndakubwiye nase na Twitter kaze mfungure Twitter amasaha yageze zana Emmy okay undi ushaka broke yandikemo ngo zana Emmy oya bakeneye Emmy boss komunezero fata broke Godfather mpereza mode nkwereke akira moderator umfashe umuntu wandikamo ushaka umuboroke mami bakeneye Emmy Zino Garcia okay let me give you a moderator bakeneye Emmy kanze nguhe moderator take Emmy nabanyoko babo oya mami ariko Emmy mu muciki okay one thing at a time Jay yeah give me a second umuntu wandikamo ijambo Emmy uhita umuboroka mami oya Emmy ayari baboroke bamare kabisa Emmy mwisha ngwa yambaka muhiya reka nkubwire ikintu kimwe siko bimeze ibi bintu ndashaka kubibwira abantu maraha kandi mu gitondo ndakora live na space barikorera rimwe ama YouTubers bahaguruke baze nubwo zikwanga bari kubirecording mureke tube societe siko bimeze ntabwo Godfather ngiye nzakoresha social media mu kuvuga ibyacitse gusa dashobora kwikoresha twubaka this must stop this motherfucker ibi bigomba guhagarara turi kumwe ngo ntago ameze neza se ngiye birandeba no bitureba nibyo yaje gushira hanze niba atameze neza agende umva ibi bira urari kwivugisha twumviteye urumva gahunda iteye irya munyumve neza cyane ikintu cyo kitarahagurukirwa ntabwo gishobora guhagarara ibi bigomba guhagurukirwa ngiye ntabwo ndi bwata kuyu mukobwa ntabwo ngiye nshobora kwata ku muntu turi kumwe
ubu ngubu mu gitondo ndahamagarira ubuyobozi bwa diaspora cyangwa abantu abayobozi ba community. Turi kumwe? Wamenye se ava muri community yihe? Ariko suburanzi wowe ibyo ndi gukora ndabizi ntabwo ari ubwa mbere. Ntabwo ari video ya mbere, si ya kabiri. Urimo kunyumva? Yego. Ntabwo ari video ya mbere, nta nubwo ari ya kabiri. Ibyo ndi gukora ndabizi. Nuko batameze neza. Ngo ntabwo ameze neza sarwaye mu mutwe. Ni umusazi yarasize ngo tubimenye ko yasaze. Ambaze katwumvikana ikintu kimwe. Uburetse gato. Bavuga ngo ntabwo ameze neza. Umva hano. I do love you too, but Ariko ye. Ngo iki? Ngo ntabwo agize ate? Ngo afite ibikomere. Ubwo yaragiye kuri healer. Tega amatwi nkubwire rero. Nase nabi posting ibyo bikomere birahita bikira. Ndakubwiye ndaje ibintu slowly. Iyi ngiyi ni introduction. Urukumva? Harya gasoko aratubwiye ngo uyu nguyu byagenze bite? Ibyo intami yagagira. Uyu nguyu ngo byagenze bite? Iki ngiki kiraje kimbwira ubugori nicyo gikoza amakosa. Noneho gihita kimpereza. Urebe dore. Erega urebe ikintu gitangaje. Reka nkwereke. Ureba hano ibintu babera ibigoryi. Let me show you. Uretse gato. Dore kirarangije urumva gihita kibisiba. Dore. Yabisibye. Dore. Kandi yakomeze kuguhamagara. Ntabwo akuzi ko screenshot wazifate muri milliseconds. Uretse nkwereke. Ndabizi ko ruri kunyumva hano. Ni wowe ibyawe byose abantu baga ko bagufite. Njye nahita nyifata namwohereza screenshot nafashe kugira ngo amenye ko atabisibye neza ahubwo. Ngo ugize ngo iki? Mwohereza screenshot wafashe kugira ngo amenye ko bitasibitse. Kankwereke bimwe wasibye byanyu muri gusaba imbabazi. Check right here. Wabibonye? No. Iyi ngiyi ni iyindi. Wabirebye? Wabibonye? Ngo yabaye smart. Check right here. Dore. Na bimwe wohereje nyuma dore ngibi. Telefone yaje ibiri automatique. Wabibonye? So dore bya bindi wohereje nyuma. Na mubiriye screen ntacyo bimbwiye. You see? So, do not play with me, bitch. Wabibonye hano? Singibi? You're praying the wrong with wrong number kumanyoko. Kikiba cyambabaje. Ibi ni ibintu bidafite. Nawe yaje kutubeshyira ngo abakobwa bose ngo bari hanze. So, mukari ikintu kimwe rero ntimugatukishe community. Igishyimbo kiboze kiva mu bindi muri igisebo kandi mukora umwanda. That's why I have to mention niyo mpamvu ngomba kuba calling out. So be stand by tomorrow. Mu gitondo be stand by. Kwararwaye iyo izo ndwara gasuko ari kumuha uyu muntu ararwaye ra aba bantu bararwaye umva. I do love you too. Peace. Noneho bro bigomba ndi kukubwira ibi ngibi murimo ndakubwiza ukuri community irahagarika bino bintu bibisomo ku bandi bihagarare uyu mwana ugomba guhagarara
kuko aba bantu bakurikirwa n'abana bato. Abantu mwese muvuze ngo bigomba guhinduka, bigomba guhagarara. Mwandikemo ngo bigomba guhagarara. Yes, of course bigomba guhagarara. What we not do, ibyo ntashobora kuzakora, urukumva? No kupromotinga, ariko ibintu bigomba guhagarara. Exactly. Mwandikemo aho ngaho mwese. Promoting n'ubundi ni icyaha. So bigomba guhagarara. So guhagarara nta kundi, mureke dufate community. President arava mu kazi, bave mu kazi mu gitondo ndabashyira kuri space baze babivuge. Ibi bihagarare kabisa. Abantu batiyubaha baze kudushyira mu menyo ya rubanda. Barakabya batera iseseme. Kamaze mfungura hano ndebe. Ndapfuye noneho. Ibyo mbonye n'amaso y'umuntu ntabyo arabona. Wa muntu yarangiritse none ibyo bampaye mu izina rya Yesu. Jesus. Mungu wangu. Yesu Kristo, ibi n'ibiki ndikubona n'amaso yanjye. Why am I seeing with my naked eyes? Me. Fata ndaku. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Mutwereke mwana wanjye genda. Yesu. Muzare hasi ngatwereke ku mari na zeno. Urashaka ko badufungira TikTok bakayibaninga? Mungu wangu. Abantu n'abagome bampaye nimero za muzehewe. Ntabwo muzehe namuhamagara. Namuhamagara. Nuko gusa wamuha hatataka kipfira. Uwo musaza yaramenyereye agahinda karamwishe, ariko ibi ngibi ndashaka kugira ngo bisoma ku bandi. Bibe isomo icyo nzi cyo. Now you love what? Oh no, I understand. I love it. You love what? Godfather kangaruke, give me 1 moment. Take your time. Muntemo ariko urunguru bita join narwo narushaka. Uru bita join ngo nshaka guhana rwashatse kwigira karampenke kigoryi gusa. Ndaje ndagukanda ijisho byumvi. Stupid. Duhure mukanya ariko agenda wa mugabo nawe uragira. Muntu izamasegonda nkwereke. Reka streaming kuri ntuza gazere. Uyu nguyu ngo la gazere ko ndeburi keza wowe bite byawe. Yego ko ye ndebera. No.
abantu muri Michigan ndabona bateye agatebe ariko diaspora mukunda umuceri dore ukuntu bituramye ndi kubabona reka manze mbigirenze ndaje ndagaruka